navuga ati ngewe nkanjye Mr. reka ndebe abana we bafite utuntu runaka bakora, nanjye mbashyire kuri stati sharing ku bw'amahirwe bikusanya. Ibyo ngibyo nyine nabyo ni mu bukangurambaga wakora nabyo bizamo. Tubwira sosiyete muri rusange, ntabwo tubwira abantu nawe ufite agatelefone kawe ka 20 cyangwa se karengaye utagasohora telefone irakubiye tu nanjye ndavuye ko yameze kose utibeshya gusuzugura telefone ya 20 ibyo navuze urumva ufite telefone yawe yari yose yaba ya 500 yaba ya miliyoni yaba ya miliyari yaba yose ese koko mu byo ukora mu mwanya ufite nta kuntu wabonamo na gato even 1 minute ngo support mu muntu buriya nta support ukanyura ku mwana ari ku muhanda ari kwerekana impano yiwe runaka, kandi uri muri department ishobora kuba yamuzamura ukazinga imodoka vuba ukabireba, ariko ufite ubushobozi, ariko ufite cyangwa uziranye n'abandi bantu bafite ubushobozi. Yereka mbaze nihere message umusanzu wawe ngo aho ngaho tu waba ari uwuhe? Yereka mbaze nihere message umuntu ushobora kuba abifite ubushobozi, ari muri department abasha kuba yagira aho yakomanga bagahita bamufungurira delegate, anafite n'ubushobozi buri financially, afite n'ubushobozi buri finance. Ugasanga anyuze nko ku mwana ku muhanda n'urugero ari kwerekana impano yiwe runaka, gusa icyo akora niba ari mu modoka agabanya umuvuduko akareba agakomeza. Harya iyo urebye ugakomeza ntugire ikintu ukora kandi ufitiye ubushobozi kandi wumva neza yuko bishoboka ko hari icyo wamufasha, iyo wenda biciyemo ukabona arazamutse bimugoye kandi wari kumufasha wenda nawe bigacamo vuba vuba wenda nawe agasubira inyuma agafasha n'abandi asize inyuma, ariko ukabona nka nyuma y'imyaka ingahe biciyemo bimugoye, ejo bundi ukamubona ku mateleviziyo, cyangwa se ejo bundi nanone ukabona aje no muri ofisi yawe kukubwira ati shaka ibyemezo runaka. Hari n'igihe usanga ibintu ukora bibaye ngombwa ko ujya kumureba, cyangwa ugasanga ejo bundi nka chef wa marketing runaka usanze uri gusabwa ko icyo kigo kigomba kwamamarizwa n'uwo na wa muntu, kigomba kugenda ukorana na wa muntu. Utekereza umuntu we wabonye ari hasi ari umuca urikomereza, uyu munsi uri kugenda ufuka bibwira basi wamubari igafata ibinini tukemeranya ibinini, nibura udusinyire kontaro twamamariza. Ariko bibaho cyane ariko nubwo na byiza si n'umuco mwiza abantu tugomba gufashanya, sibyo? None se hari ibintu biba bitarenze reka bigusaba umutima gusa, bitagutwara n'umwanya, bitagutwara n'iki, ugakomeza ibintu byawe ukabikora gusa. Buriya uzi wenda n'urugero nka gutya man, abantu muri kureba iyi live cyangwa turi kumwe kuri iyi live mutumva turi kuvuga gutyo muvuga ati namwe nuko muracyari kugashaza ko kaba hasi, muracyahasoringa, muracyagira gutya wapi, ntabwo ari byo. Turi kuvugira muri rusange, sosiyete muri rusange, ntabwo ari twebwe twenyine, ntabwo ariko turi kwivugira biri muri sosiyete, ni reality turi kuvugira muri rusange. Ese nuko tudaterwa ishema n'umuntu ukiri haso, kiri guhasoringa utaragira aho agera? Ntabwo nyine twiyumvisha ko ari umuntu twashyira ku masitati, ari umuntu twasharinga muri bagenzi bacu ko ngo bambaza ngo iyi mvumbavumba akagavumbura amashyiga nagakuye man. Horizon why utaba proud? N'abantu benshi ababanga usanga bakunda bya bintu bishayininga, bakunda ibintu binini, bagakunda abantu banini, batitaye ko nyine nabo kugira ngo bagere kuri iyo stage bahereye hasi.
Yeah. bagenda bazamuka etape par etape etape par etape ibyo ntabwo zibiki songo